twongeye kubaha ikaze kuri iki kinyamakuru Niyo Bonheur kuri channel. Wowe uhageze ubwa mbere bazi kandi subscribe kugira tujye tubana buri munsi. Ngiye wumva ni Desire ngiye kukugezaho iki cegeranyo. Turasangamo abakobwa batanu bakunzwe hano muri sinema nyarwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa bita Peri. Ni umukobwa w'umurundi ndetse ukina sinema hano mu Rwanda. Ni umukobwa ukunzwe n'abantu benshi ndetse byaje kuvuga ko akunzwe n'umusore wamamaye cyane ari we Nsabi. Ni ukuvuga ngo bagiye mu rukundo ariko nyine ntawamenya, abantu benshi bavuze ko bagiye mu rukundo ndetse uyu mukobwa yakomeje gukora amateka kuba yamenyekanye cyane ndetse kuba ari umukobwa uzi gukina neza cyane. Ni umukobwa turasanga ku mwanya wa gatanu mu bakobwa bakunzwe hano mu Rwanda. Umwanya wa kane turaza kuhasanga umukobwa bita Ayinkindi Aisha ndetse n'umukobwa wamamaye cyane ndetse muri sinema nyarwanda, ndetse abantu benshi bamuzi kuba akunda kuvuga ngo abantu b'abahungu ni amagweja, ndetse icyo nicyo kintu abantu benshi bamuziho. Uyu ni umukobwa wari wamenyekanye akina na ba Nyagiso, ndetse ni umukobwa ukina na ba Kraman ndetse ukina muri My Heart, ndetse ni umukobwa ufite ijambo rinini cyane muri sinema nyarwanda. Niwe mukobwa turasanga ku mwanya wa kane kuri uwo mwanya. Umwanya wa gatatu turaza kuhasanga Alphonsine, ndetse uyu ni umukobwa wamamaye cyane nawe wamenyekanye mu gukina filime bita Muturanyi, ndetse niho yamenyekaniye cyane aza gutwara n'ibihembo. Ndetse uyu ni umukobwa turasanga ku mwanya wa gatatu, ndetse uyu mukobwa afite umwihariko wo kuvuga ururimi rwe ndetse nabwo benshi bamukundira, ndetse ni umukobwa udakunzwe na bake hano muri sinema nyarwanda. Ni Intare y'Ingore turasanga ku mwanya wa kabiri, ndetse uyu mumama yamenyekanye mu mafilime menshi cyane agiye atandukanye, aho yagiye akina Intare y'Ingore ndetse n'andi mafilime agiye atandukanye, mu kugeza na n'ubu akaba ari gukina muri My Heart. Ndetse bivuze ko uyu mugore afite umwihariko wo kuba adakunzwe na bake hano mu Rwanda, ndetse ni umwihariko wo kuba yagira muri sinema yawe cyangwa se muri filime yawe wateguye, noneho akaza kuba yakundwa n'abatari bakeya hano muri sinema nyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndetse uyu ni umubyeyi ukunzwe n'abatakiri bakeya cyangwa se abatakiri bato, ni ukuvuga ngo n'abakuru n'abana bose baramukunda, ndetse turamusanga ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere turahasanga n'amashimeshi, umukobwa bita Nyambo, ndetse ni umukobwa wiyita amazina menshi ariwe Jessica Nyambo, ndetse n'umukobwa twaje kumva mu minsi mikeya ngakundanye na Titi na n'ubu ndetse baracatitiza sinema nyarwanda. Ni ukuvuga ngo turamusanga ku mwanya wa mbere rero, aho yihariye no kuba ari umukobwa udakunzwe n'abatakiri batoya hano mu Rwanda cyangwa se n'abatari bakeya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndetse uyu ni umukobwa watangiye gukina, mbese muri make yatangiye ibintu ari abyina indirimbo abyo bita kumansura. Ndetse uyu ni umukobwa udakunzwe n'abatakiri batoya ndetse n'abakunzwe n'abantu benshi hano mu Rwanda, ndetse tumwakire n'amashi menshi. Ndetse wowe wabashe kugera kuri channel manzu kandi subscribe kugira ngo n'andi makuru atazagucika. Thank you so much na ciao ciao, na hakagaruka. Wumvaga Desire, iyi channel bayita Niyo Bonheur.